Yes. Surprise today. Nyuma y'iminsi myinshi tutabona kuri JTV, nyuma y'igihe kinini mutabona inkuru zacu, today twagarutse muracyari kubona Jeanine impano. Yes, it's your time wo kugira ngo ukande subscribe wari utarayikanda, hanyuma ibintu tubigendanemo neza cyane. Rero haracemo twinshi, ntago ari twinshi cyane ariko ni twinshi, ariko nagarutse kuri JTV, turacyari kumwe rwose 5x5. Rero uyu munsi ni surprise murabibona no kuri mu ifoto video. Dufite Yago, tukagira umusista, muri kwibaza ese bimeze bite, byagenze bite. Today haraza gushya ndetse haraka, I believe kandi nkuko mbyizera namwe mufite kubyizera, kuko iyo nahageze rwose ibintu aba ari umutekano, ibintu aba ari fresh cyane day to day. Rero uyu musore mubona mu ifoto yitwa Yago Mr Dreams the Preacher. Murabizi ko nagiye vuga rwose kuri Yago TV show. Rero mukana n'umusite se muri kwibaza bimeze bite, ko tukubona amafoto atandukanye y'umuhungu cyese umusore Yago for real, ndetse tukajya no mu system bimeze bite, ese hagamijwe iki. Rero nta handi murabikora muri iki kiganiro, wowe usabwa kanda subscribe ku channel yacu, turayikanda harimo ibyo inkuru zacu zose uko zigiye 5x5, nurangiza ukore shares zigiye zitandukanye. Rero reka turebe se bimeze bite. Yes, reka mbaye kaze mu kiganiro cy'umunsi muracyari kuri nanjye Jeanine impano kuri JTV. Icyo ubundi twe tuba dukora no kweza amakuru atandukanye ndetse tukabageza inkuru zose mwifuza. Rero uyu munsi reka turebe inkuru y'uwo musore Yago for real, ni CEO wa Yago TV show, ndetse n'uyu musista cyese bimeze bite, niki bari kugaragaza cyese n'uhemwo kuri hagati yabo. Nta handi ni kuri JTV, kandi subscribe wotre kandi amatwinjira mu kiganiro. Welcome boys. Yes, rero nkuko biri guhwihwiswa cyese biri kuvugwa ubukwe bwa Yago, ubukwe bwabaye ubukwe. Uyu ni umukunzi wa Yago for real, the preacher Mr James. Yes, uyu ni umukunzi we, araza vuba mu Rwanda kugira ngo bahure. Rero hari guhwihwiswa ibintu by'ubukwe bwese bimeze bite, ukuri nyako muraguhabwa muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Yes, rero nta muntu udakunda, kandi gukunda ni byiza cyane, no gukundwa ni irindishamo ko gukundwa burya ni ibintu byiza cyane, kuko uyu muntu ari ugikundira agomba gukundwa. Rero murabona uyu mukobwa ntacyo atwaye, afite akanya keza n'ukuri kw'Imana. Rero bivuze ngo Yago yarihaye. Rero biri guhwirizwa ubukwe bimeze bite, Yago for real. Rero nkuko mubona ku ifoto, uyu ni umukunzi wa Yago Mr James the Preacher. Rero hakaba hari guhwihwiswa ibintu by'ubukwe bwabo, nkuko mubizi, ababizi cyangwa bakunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga zabo, cyangwa se abagiye babyumva. Yago afite umukunzi ari wo muri kureba ku ifoto ndetse no kuri video ari mu modoka. Nkuko nta muntu udakunda, nawe uri gukurikirana iki kiganiro cyangwa se inkuru uyu munsi, nawe ufite umukunzi rwose, kandi mubibanyemo neza cyane, ko gukundwa ni byiza cyane, no gukunda ikaba ibindi byiza kandi umuco. Rero yagati ntago ari je wabyemera gusigara jeanine, nanjye ngomba gushaka umwunganizi. Ngomba gushaka umwunganizi, ko ibitekerezo buriya biba byiza iyo ufite abunganizi batandukanye, ko buriya haba hari umwunganizi mukuru. Yes, uguha inama nkuru kandi ugomba gukurikiza. Rero yavuze ngo nubwo ngira ibitekerezo byinshi, nkaba narashinze Yago TV show, ndetse nkaba ngenda nkora n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Today nicyo gihe ngo nanjye mbereke ko bishoboka ko nagira umwunganizi unyunganira muri byose, apana kuri Yago TV show gusa, muri byose, yaba the life, ubuzima busanzwe, cyangwa se n'ibindi. Hanyuma nanjye mbashe kubaho neza nk'abandi bapapa. Umusore Joyce aherutse kudusetsa mu ndirimbo ye amaze gusora mu minsi yashize, yitwa aga happiness. Mwarayumvisha ngo nanjye ndashaka gukundana nka Yago na rero wakwibaza muri iyo yanze kuvuga ninde yashaka kuvuga. Rwose aradusekeje ati nanjye nshaka gukundana nka Clement na Butera ndetse na Yago na Yes, rero wakwibaza ngo byari bisobanuye iki. Joyce ndagushuje cyane aho uri. Hanyuma rero wakwibaza se kuki atatunguye avuge ngo bimeze bite. Buriya Yago ntago ari umuntu ukunda ko
utuntu twe tujya hanze cyane cyane ko yarabitangaza ariko abanyamakuru nicyo tuba tubereho kugira ngo ducukumbure tumenye se bimeze bite. Rero byaje kujya hanze ko hari umukunzi wa Yago babirimo neza cyane rero muri kona ku ifoto. Rero nkuko Ester yanze kubitungura nkuko mubizi Clement na Butera n'abantu mu rukundo rwose barazwe cyane ndetse byaravuzwe cyane ndetse Medi na Mimi ukongera Ben na Pamela abo ni abantu rwose bigaragara kandi byagiye bivugwa cyane. Rero bitewe nuko Yago nawe ntago yujuje nawe yarahageze araceceka bitewe nuko ntago ibyago birajya hanze cyane ariko from today ubutaza avuga ati na Yago na runaka nari nanze kuzimura ariko muragenda mubihana ndetse ku mbuga nkoranyambaga muragenda mufataho update news. Rero nicyo tuba tubereho. Rero n'abantu bakunzaga happiness ndabashuje cyane ndetse abantu bashaka gukundana abantu bashaka gukundana bashaka ngo ababita abandi murabizi mwagiye mukumvaga happiness n'indirimbo ya Ester imeze neza cyane. Nawe utarayireba rwose wanyarukira kuri YouTube ukandikamo aga happiness by Ester rwose ukareba iyo ndirimbo wenda ushobora gusanga ariwe yahangiraga cyangwa se ntawamenya. Rero mwabonye ku ifoto dufite Yago for real, Mr Dreams, the preacher, the conductor, the vibrator. Hanyuma rero mukajya no musista nanjye nanze kuzimura byinshi mabishanga ku mbuga nkoranyambaga yaba for Yago for real ndetse Rwanda Trends na jalastv muragenda mubibona. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, reka mbashimire amakuru y'uyu munsi twabagezagaho. It was a surprise. Twaberekaga umukunzi wa Yago for real, Mr Dreams, the vibrator, the conductor. Hanyuma tukababwira ese niki kiri kujya mbere nkuko mwabyumvise mu kiganiro ndetse n'andi makuru abagiye ari related n'ibyo ngibyo. Na Jeanine impano mwari muri kumwe kuri the jalastv kandi abakunda cyane. Rero reka mbifurize kugubwa neza muri hose ndetse nawe utarakanda subscribe mbwire ngo this is your time kuyo kandi subscribe kuri channel yacu kandi akazogera kugira ngo ubone ibiganiro byacu byose. Yes, byose. Niyo mpamvu rero twagarutse kugira ngo twongere tubahe updates zigiye zitandukanye ndetse mbasaba kugira ngo mujye mwandika comment mutubwe se bimeze bite. Rero mbifurije kugubwa neza aho muri hose kandi mushaka kutuvugisha mwareba nimero yacu kuri about kuri channel ni jalastv hanyuma mukatwandikira kuri WhatsApp mukatubwira bimeze bitya tukabasha kuba twaganira namwe tukumva ese n'ikima mudutekerezaho ndetse tubasaba gukomeza gushyigikira ibiganiro bya channel yacu umunsi ku munsi uko tubishyize. Rero ndabashimiye cyane ndetse nawe rwose utarakanda subscribe. This is your time, jalastv is there for you. Ni yanyu rero turabasaba kugira ngo mushyigikire. Rero yari Jeanine impano